Kayumba nigeze kumva rimwe avuga ngo afande biriya bintu byaratubabaje avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kayumba turaziranye twese ku rugamba hano araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira utya ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugoraga kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kweli Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratuni. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Reka nkonganire. Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi. Niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Afande agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi. Afande yaraduhamagaye brigade commanders aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya. Twese imbere ya Afande ngira ngo n'abatano commanders bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu bambere bavuze ndimo ikintu twabwiye Afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi. Taramuga Afande, abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba. Afande aratureba ati iki? Urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi, induru zo sinzi ukuntu twajya kuzivuza. Aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero amuhaye inshingano zo kuyobora operation za Ruhengeri. Urumva twazanye nawe nk'utuyoboye ni wagombye no kutugayidinga tubwira ibyo turi bubwira Afande, ariko twebwe ibyo twakubwiraga Afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumvaga. Nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru. None Afande arangije ntamangira ngo yabereye no muri Kanjepe. Afande ajya mu ofisi ye azana impapuro zitanditseho ikintu. Buri brigade command urupapuro n'ikaramu. Andika usinye wowe runaka aduyi niyongera guca umuhanda mu area of operation yawe urajya ku firing squad. Dufata impapuro. Jewe Lieutenant Colonel Fred Ibingira, Brigade Commander 402. Aduyi niyongera kuko aduyi yaramaze kugera ku kirenge hano. Afande aduyi niyongera kurasa area yanjye ngiye ku firing squad. Noneho umuntu witwa General Munyakazi arabireba ati vrema ati twiyandikire twisinyire. Noneho mu gihe akiraho Afande yari ari mu ka office ngira ngo iwe asohotse tubwira akubise ku rugi tubwira Munyakazi tutafanda arafata arandika arasinya arangira avuga ati ndapfuye mwene Rukera ati umukono n'uwanjye na sinyatire ni yanjye. Kayumba yanga gusinya. Afande aje aravuga ati karatasi zenu ziko wapi? Ati impapuro zanyu ziri. Ati we yako iko hapa baza Kayumba. Kayumba yigira ati aravuga ati wewe. Kayumba afashe urupapuro arandika nawe arasinya. Twaragiye nabaga mu Kiyovu hano cy'abakire. Umugore aho naciye ni yahamenye ndagenda njyashyorongi mu misozi hagati. Batano komanda wari uhari ubu ni Major General witwa Nkubito mwohereza Minazi. Noneho nabandi twese uhera uwo munsi aduyi nabwo yongeye guca umuhanda.